Ibi byiza ko rero dukurikiye muri iyi video, reka turebere hamwe ibintu 20 cyangwa ibintu 10 abantu benshi batazi ku ibere cyangwa amabere y'umugore. Urasanga byinshi nawe ahangaha utari ubizi kandi wari uzi ko uzi ibintu byinshi. So icya mbere dukwiye kumenya ni uko mu bihuha abantu benshi bagenda bavuga hirya no hino ngo umukobwa waryamanye n'abasore benshi, ngo umukobwa waryamanye n'abagabo benshi, ngo amabere ye ngo aragwa. Biriya nyine urumva ni ibihuha, ntaho bihuriye. Icya mbere nshaka kuvuga ahangaha ni uko gukarisa ibere cyangwa kuryonka nyine ndavuga abagabo bonka amabere y'abagore, bakarigata bakayakarisa, biriya ntabwo byatuma ibere rigwa. Okay? Ibere rero rigwa byatewe n'ibindi bitari ibyo ngibyo. Ahubwo rero nubona umukobwa amabere yaraguye atarashaka, ushobora gutekereza ibindi, ariko ibyo bindi urabikura ahangaha nabyo. Ariko kuvuga ngo ni uko bamukaresa ibere cyane, ngo ni uko baryamana n'abantu benshi cyane, ni uko bonka ibere rye cyane, ni uko barikandakanda, ibyo ntabwo byatuma ibere rigwa. Icya kabiri ukwiye kumenya ni uko abakobwa benshi batabizi, ariko kuryama umukobwa yubamye akaryamira amabere ye bishobora kudeforma ibere rikaba ryahengamira ibumoso cyangwa rikahengamira iburyo, ariko nanone rikaba ryazamo iyi mpine, bikaba byahina, okay? Ibere rikagira forme mbi. Rero nimba uri umukobwa, uzirinde ibintu byo kuryama wubamye, uryamiye inda, kuko wowe ugira ngo uryamiye inda, nyamara uryamiye amabere yawe, ugatuma amabere yawe atangira guhengama akagira forme mbi, byatewe n'iyo position ukunda kuryamiramo. Ikindi cya gatatu ukwiye kumenya, kandi abantu benshi batazi batanitaho cyane, ni uko kunywa itabi bituma amabere agwa vuba. Okay? Rero nimba uri umukobwa ukaba waragiye mu gakungu k'abakobwa banywa itabi, menya ko amabere yawe azagwa ukiri muto. Ibi ngibi rero uzamenye ko ari wowe uzaba warabyiteye. So ikindi cya kane abantu batazi ni uko kwambara soutien ukayambara neza ni byiza cyane, bifasha ibere gukomera cyane cyane, bikarinda ya mitsi, kuko mu ibere habamo imitsi ituma rya bere rihora rihagaze. Okay? Iyo rero ukunda kwambara soutien igufashe neza, bifasha ya mitsi gukomera, bityo rero bikaba byakurinda ko amabere yawe agwa vuba. Ariko nyine nimba utambara soutien amabere yawe akazagwa vuba, nyine uzabyimenyera kubera ko uzaba warabyiteye. Ikindi abakobwa benshi batazi ni uko amabere yose atangana. Akenshi ibere ry'ibumoso niryo riba ari rinini kurusha ibere ry'iburyo. Ibi ngibi niko abakobwa benshi muri rusange baba bararemwe, iry'ibumoso riba ari rinini par rapport y'iry'iburyo. Ikindi dukwiye kumenya ni uko ibere ry'umukobwa rihinduka bitewe n'ibihe arimo. Umukobwa uri muri ovulation amabere ye arabyimba akaba manini, bitewe n'imisemburo, iriya misemburo ya estrogen, progesterone iba yabaye myinshi, yabya myinshi bigatuma bikagira ingaruka ku byo bita amaglande mammaire, utunyangingo two mu mabere dukora amashereka, bityo rero bikaba bituma amabere abyimba nyine akaba manini. Ibi nanone ni nabyo bituma umukobwa amenya ko nyine afite ubushobozi bwo gusama, agira ovulation nziza. Ikindi dukwiye kumenya ni uko mu mabere habamo ibinure byinshi, kuko ibere rikozwe na 80% by'amavuta cyangwa ibinure. Ibi ngibi rero akaba aribyo bituma ibere rigira uburemere ukuntu. Ikindi ni uko mu ibere ushobora kumvamo akabula. Okay? Akabula, akantu kameze nk'akabyimba, byatewe akenshi n'uko wenda kujya mu mihango cyangwa byatewe n'uko wenda kujya muri ovulation. Biriya rero ni utubyimba, ni udukiste cyclique, ni utubyimba tuzamo byatewe n'ibyo bihurimo. Ntabwo bivuze ngo urwaye kanseri y'ibere, kuko akenshi umukobwa iyo yikoze ku ibere akumva ibere rirabyimbye uko nguko, ashobora kugira n'ubwoba akagira ngo hari kanseri arwaye, hari ibindi bibazo, cyane cyane iyo adukoraho akumva ari kubabara, agatangira kwikanga, akaba byamuhungabanya. Ikindi ukwiye kumenya
ni uko umukobwa uri konsa n'umukobwa utwite bishobora gutuma amabere ye abyimba, ariko ibi ngibi bishobora no gutuma amabere agwa. Aha ngaha akaba ariho nshaka gusubira kuri bya bindi navuze, umukobwa uzabona akiri muto, atarakura cyane, atararenza imyaka 30, ariko ukabona amabere yaraguye, yarakururanye cyane, akenshi biba biterwa n'uko yasamye kenshi. Ashobora kuba yarasamye kenshi inda akazikuramo, ibyo ni ibisanzwe, ni ibyo abantu benshi bakunda gukora, akaba yarazikuyemo cyangwa yarabyaye nyine ariko abana adashaka kubagaragaza, ariko ntabwo biba bitewe n'uko ngo bamwonka, ko bakaresa ibere, oya. So ibi ngibi rero, impamvu gusama, kuba utwite no konsa bishobora gutuma impinduka ziba, ni uko igihe umukobwa atwite cyangwa umugore atwite, umubiri ukora imisemburo myinshi, iyo misemburo ikagira ingaruka ku mabere y'umukobwa, noneho uko agenda asama kenshi, iyo misemburo ikagenda igira impinduka kuri ya mabere ye, ikazageraho amabere akagwa nyine, akagwa ngaho. So ikindi dukwiye kumenya ku bijyanye n'amabere ni uko kunywa inzoga bikongerera 30% by'ingaruka bya risike yo kurwara kanseri y'ibere. Impamvu ni uko inzoga zikangurira umubiri wawe gukora estrogene nyinshi, zakangurira umubiri wawe gukora estrogene nyinshi, izo estrogene akaba arizo zijya kugira ingaruka ku mabere yawe, akagwa hakiri kare. Aha ngaha tuvuge no ku bagabo, umugabo uzabona afite inda igeze iriya, akenshi anywa inzoga cyane, ni na wa mugabo ibintu byo gutera akabariro biba byaramunaniye, akaba ari abagabo barangiza vuba, akagira ubushake ariko akamara amasegonda 2. Akenshi biba biterwa n'uko umubiri we uri gukora estrogene nyinshi, ziterwa n'ibyo biyoga aba ari kunywa akenshi. Rero aho kugira ujye kwanduranya no gushaka imiti hirya no hino, gabanya ayo mayoga unywa, aho gutangire urye amashufleur cyangwa brocoli, kuko izo chou-fleur na brocoli nibyo bishobora kukugabanyiriza estrogene, hanyuma zagabanuka, ubushake bukaza kurangiza vuba, bigakira bikarangira. So ikindi dukwiye kumenya aha ngaha, nk'uko nabivuze, kunywa itabi bikongerera risike ya 30% yo kurwara kanseri y'ibere kandi uri umugore. Nuko mu itabi habamo icyo bita nicotinamide. Iyi nicotinamide na nicotine ubwayo n'ikindi kinyabutabire cyitwa benzene. Ibi binyabutabire bibiri, nicotinamide, benzene, nibyo bigenda bigahindura imikorere y'utunyangingo tuva mu ibere, ibi ngibi bikaba byakuviramo kanseri. Nimba rero uri umukobwa, uri umusitari, wagiye mu gakungu, ushaka kumenyekana, uba icyamamare, ugatangira kunywa amatabi, yanywe, ejo nutangira kurwara kanseri, abo bandi bazakomeza kwinjoyinga, ujye mu bitaro utegereze kuvamo umwuka. So ikindi ukwiye kumenya ni uko ibere ry'ibumoso rigira ibyumviro byinshi igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi rero ukaba ugomba kuryibandaho igihe muri gukora imibonano mpuzabitsina, nimba ushaka ko muri gukorana arangiza vuba. Rero ntabwo ari ibyo guseseka gusa, ahubwo ita no kuri iryo bere ry'ibumoso, kuko byatuma arangiza vuba. Nawe nimba ubara iminota 2, bikaba byagufasha mukarangiriza rimwe muri iyo minota 2, kareka gucika amazi nyine, cyane ko abantu benshi bafashe imibonano mpuzabitsina nk'aho ari ibintu byo gukora competition, byo kwemezanya, kandi mu by'ukuri atari ko byakagombye kugenda. Ikindi dukwiye kumenya ni uko hari abagore ashobora kurangiza gusa ari uko wamukoze ku ibere, ukamukaresa ku ibere agahita arangiza nta kindi kintu na kimwe wakoze. Rero nubona umugore nk'uwo uzamenye ko nyine ibindi uri gukora ujya kwiyica ngo uri kumwemeza, uri kwiruhiriza ubusa, ibere niryo riba rimushishikaje, urikoraho akarangiza, nawe ukamara amasegonda 2 yawe, bigahita birangira. So ikindi dukwiye kumenya ni uko ibere ry'umugore rikura kugeza agejeje imyaka 20. Rero nimba uri umukobwa ukaba ugeze imyaka 19, 18, ibere ritaragaragara cyane, ritarakura cyane, ko mbona abakobwa benshi bakunda kumbaza ibyo bibazo, uzamenye ko atari ikibazo, haracyari igihe. Imyaka 20 ishobora kugera aribwo ritangiye gukura nyine, rikagaragara
ibyo bibazo wari ufite muri wowe by'uko uzagira utubere